turakwitabye karame nyagasani, twitabiriye ingoma y'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatatu w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 15 Mata 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 17 kugeza ku 26. Intumwa zikomeza gukora ibitangaza byinshi muri rubanda. Nuko umuherezabitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nabo bose, aribyo kuvuga bo mu gatsiko k'abasaduseyi, bashengurwa n'ishyari, bafatisha intumwa bazishyira mu buroko rusange. Nyamara muri iryo joro umumarayika wa Nyagasani akingura inzugi z'uburoko, abakuramo maze arababwira ati: nimugende muhagarare mu ngoro y'Imana, maze mubwire rubanda ayo magambo yose azabahesha ubugingo. Ngo bamare kubyumva, mu museso binjira mu ngoro batangira kwigisha. Umuherezabitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nawe baraza, bahamagaza inama nkuru igizwe n'abakuru bose b'Abisiraheli, niko gutuma ngo bajye gushaka intumwa mu buroko. Abagaragu baragenda, ngo bagere mu buroko ntibabasangamo. Nuko bagaruka bababwira bati: twasanze uburoko bufunze neza n'abarinzi bahagaze imbere y'imiryango, ariko dukinguye ntitwagira n'umwe dusangamo. Ngo babyumve umutegeka w'ingoro n'abatware b'abaherezabitambo barashoberwa, bibaza uko byabagendekeye. Ariko haza umuntu arababwira ati: dore ba bantu mwari mwashyize mu buroko bahagaze mu ngoro, kandi bariho barigisha rubanda. Nuko umutegeka w'ingoro ajyana n'abagaragu be kuzana intumwa, ariko batazakuye, kuko batinyaga ko rubanda babatera amabuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisinzwe bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, ab'intamenyekana babyumve maze bishime. Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatire izina ry'icyarimwe. Nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko ankiza ibyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva, maze amuzahura amagorwa ye yose. Umumarayika w'Uhoraho aca ingando hafi y'abamutinya, akabagoboka. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahiga umuntu abereye ubuhungiro. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugeza ku 21. Yezu akomeza abwira Nikodemo ati: koko Imana yakunze isi cyane, bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Icyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagiraga ngo akize isi. Umwemera wese ntacirwa urubanza, ariko utemera aba yaciriwe urubanza, kuko atemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Dore urwo rubanza urwo ari rwo, ni uko urumuri rwaje mu isi, abantu bakikundira umwijima kuruta urumuri, kuko ibikorwa byabyo byari bibi. Koko rero ukora ibi wese yanga urumuri, kandi ntarwegere, agira ngo ibyo akora bitagaragara. Naho rero ukora iby'ukuri ajya ahabona, agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Amasomo tujye kuzirikanaho muri aka kanya afite intego remezo nziza igira iti: umugambi w'Imana ni ndakuka. Imana nivuga yes, nta muntu ushobora kuvuga no. Icyo Imana yemeje nta muntu ushobora kugihakana. Na niyo mpamvu twese aka kanya tujye kwinjira mu mugambi w'Imana. Ese umugambi w'Imana ni uwuhe? Umugambi w'Imana uhiniye mu nshinga bita gukiza, sauver. Yamvuga igira iti créer c'est sauver, ngo kurema ni no gucungura, ni no gukiza. Rero umuntu wese ushaka kurwanya Imana, we birumvikana atondagura indi nshinga y'impusane yo gukiza yitwa kwica. Abantu benshi twadukiriye kwica, kugira nabi, gukora nabi, ariko umugambi w'Imana wo ni ndakuka. Icyo Imana iteganyije kuri wowe n'ubundi kizaba, igeno ry'Imana. Rero nawe wongere urebe icyo Imana yagutoreye. Ese yagutoreye kwica cyangwa utoreye gukiza? Nta na rimwe Imana ishobora gutora kwica, kugira nabi, gukora ibyaha,
ahubwo igihe cy'Imana. Buri gihe Imana umugambi wayo ni uwo gukiza abantu. Nawe rero turi kumwe aha kuri buri munsi tuzirikana ijambo ry'Imana, injira muri uwo mugambi w'Imana kugira ngo natwe dufatikanye n'Imana gukiza, kuko turi abantu, natwe Imana itunyuraho kugira ngo dukize abandi. Ni kangahe Nyagasani ajya kunyuraho kugira ngo ukize abandi? Nirinze kuvuga n'igihe Shitani nayo ikunyuraho igira ngo yice abandi bantu, kandi byaba. Isomo rya mbere tumaze kumva, turumva ko umugambi w'Imana ari ndakuka, nta gishobora kuwuhungabanya. Ubwo twumvise intumwa zagiye kwamamaza inkuru nziza, birangira bazifunze. Wumvaga ababafunze bakuru umuryango, abo bose abaherezabitambo bari babafunze, bibwiraga ko inkuru ya Kristo bayiciye intege, ko Kristo atongera kogera. None bageze mu buroko, bibwira ko babafunze, umumarayika wa Nyagasani aza arabayobora, arabakingurira. Kuko abantu dushobora gukinga ariko Imana igakingura. Ni kangahe nagiye nkingira abandi ariko Nyagasani akagira uburyo abakingurira, kubera ko njye ndi umugome, ndi umunyabyaha, ndi umunyantege, ndi wa wundi unangiye, nuko nkagira abandi nabi kandi Imana igashaka kubagira neza. Nuko umumarayika wa Nyagasani ngo arababwira ati, maze mubwire rubanda amagambo yose azabahesha umukiro. Amen, amen, amen. Amagambo azagira gute? Azabahesha umukiro. Ese amagambo yanjye mvuga nahesha abandi umukiro? Kuko dushobora kuboha ibindi, tukaboha abantu, tukaboha n'ibintu, ariko dushobora kuboha ijambo ry'Imana. Kuko izi ntumwa zishoboye kurokoka, ndetse bamwe bakibaza ibibaye, kuko ntawe uzitira umugambi w'Imana. Ntushobora na rimwe kwibeshya ngo Imana urayizitira. Ushobora kuzitira ibintu bigakunda, ukazitira abantu bigakunda kubera bwa bugome bwawe, ariko ntushobora kuzitira ijambo ry'Imana, umugambi w'Imana. Ngiye n'intero muri ibyo Zaburi ko igihe cyose uri imbere y'Imana urimo urakora neza, Imana irakumva. Umunyabyago yaratabaje, uhoraho aramwumva. Amen. Igihe cyose utabaje uhoraho, ku mpamvu yumvikana, birumvikana nawe, yo gukiza, Imana iragutabara. Na nicyo twumvise mu ivanjiri y'uno munsi, turakomeza twumva ikiganiro cya Yezu na Nikodemu cyagarukaga kuri batisimu, uko batisimu idukura mu buja bw'icyaha, ikadukiza icyaha cy'inkomoko, tukaba bashya, tukavuka bundi bushya. Ikiganiro kirakomeje, Yezu akomeza kubwira Nikodemu icyamuzanye hano ku isi. Nta kindi ni ya nshinga atondagura yo gukiza isi. Nta kindi cyazanye Yezu, gukiza isi, gucungura isi. Nguko uko Imana mu kutugira neza buri gihe ikora ibishimisha, ikora ibyatugira neza, ikora ibidukiza. Yezu ntabwo yaducunguye gusa ku wa gatanu mutagatifu, yadupfira ku musaraba, ahubwo ubuzima bwe bwose ni incungu. Ubuzima bwe bwose. Hari igihe dushobora kwibeshya ngo yamennye amaraso rimwe gusa, nyamara ubuzima bwe bwose bwabaye incungu y'abantu. Ibihe bikomeye Yezu yanyuzemo aducungura ni byinshi, ariko ntitwabura kuvugamo l'incarnation, ijambo w'Imana yigize umuntu. Kwigira umuntu ubwabyo ni ukuzuza umugambi w'Imana wo kudukiza, ubuzima bwa Yezu. Aha kabiri ni ubuzima yabayemo yigisha. Inyigisho za Yezu zarakizaga, inyigisho za Yezu, ibitangaza yakoraga, byose byakizaga abantu. Hanyuma ibindi bihe birikurikiyeho ni ububabare n'urupfu bye. Ubwo noneho Nyagasani yemeye kwitanga kubera twebwe, no kuzuka kwe Yezu akaduha ubuzima bushya, adukura mu cyaha, adukura mu buja bw'icyaha, atugira abana beza. Ubwo buzima bwose bwa Yezu agenda atambukamo ni uburyo bwiza bwo kudukiza, kudukebura, kutugira neza. Yezu mu ivanjiri ntiyahwemye kugaragaza amagambo nk'ibigereranyo byerekeza ku mukiro. Ubwo yagiye akoresha kenshi igiti cy'ubugingo, inzira y'ubugingo, isoko y'ubugingo, igitabo cy'ubugingo, umugati w'ubugingo, n'ibindi byinshi cyane bigereranyo bigaragaza ko Yezu akiza, ari umukiza, ko Imana ari urukundo. Rero ikinyuranyo cy'urukundo n'urwango. Twagenda dutekereze natwe ku buzima dufite, aho natwe kwinjira mu mugambi w'Imana w'urukundo wo gukiza abantu, cyangwa wasanga twafashe uruhande rwa sekibi, urwango, ubugira nabi, kwica abandi. Ya Mana rero ni umuntu, kandi nayo mpamvu nyine ducungura. Yezu rero mbere y'uko aducungura yaje munsi
arakomereka, turamukomeretsa. Yamvuga igira iti ntawe ukomera atarabanje gukomereka. Yezu nawe yarakomeretse kugira ngo adukomeze. Ngewe bya bikomere bitanu bya Yezu nubwo byagiye byajya ahagaragara kuwa gatanu mutagatifu, ariko na mbere hose yari yarashize. Ngiye inzira y'ububabare Nyagasani anyuramo kugira ngo tubabarire. Nze kwibaza uno munsi nti ngiye ntaho njya ninubira ibyago, ibigeragezo bije, ibitotezo bikaza, ibyago bikaza, aho nyashobora kubitambukamo kugira ngo nakire agakiza nkire kandi nkize abandi, kuko akesha Nyagasani nawe yabinyuzemo abinyuramo agira ngo atwereke ko inzira y'umukiro ari inzira iruhije, ari inzira tunyuramo igoye ariko ishoboka. Ako kantu wa mubyeyi we, ni inzira igoye ariko ishoboka. Reka rero twize duhanyura kugira ngo Nyagasani akomeze kutugira neza buri munsi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu karere kamwe, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore bari bakize cyane kandi banasenga, ariko ngo bakaba bari bafite ikibazo bahoraga batura Nyagasani cyo kubura urubyaro. Nuko umugore wo muri uru rugo ngo akitwa Mujawamariya, agakunda na Bikira Mariya, akamutakira ati mubyeyi wantabaye nk'umuja wawe nyine. Mujawamariya baho ngaho n'umugabo we mu bwigunge bibaza icyo bakora kugira ngo nabo babone urubyaro. Bakomeza batyo imyaka myinshi batakambira Nyagasani, ariko bakabura igisubizo. Ngo kandi muri ako karere ngo hari ikibazo kiremereye cyane cy'abaturage benshi, abana benshi, bya bindi by'uko nyine hamwe bari gutaka inzara, abandi bari gutaka umurengwe, hamwe bari kuvuga ngo twabuze abana, abandi baba bafite neza neza ukagira ngo ni ubusumbane cyangwa ukagira ngo ni akarengane. Ngo muri icyo gihugu rero haza kuba igihe bafata icyemezo cy'uko bagiye kugabanya ku baturage, baza gutora itegeko ry'uko bagiye guhera ku bana bavutse uwo munsi kugera ku myaka 2, mbese nka kwa kundi kwa Herodi nawe yica abana b'i Betelehemu bari muri kigero nk'icyo. Ubwo ngo abicanyi bo muri quartier nako abanyabiraka ba Sekibi ngo batangira bajya ku mazu bagenda babarura ahari umwana wavutse wese kugera ku myaka 2, bagenda bashyira ikimenyetso kuri ya mazu. Nuko amaze gushyira ikimenyetso kuri ya mazu, umunsi wo kwica abana uragera, abanyabiraka bagenda bagiye kwica kugira ngo bakorere n'amafaranga. Nuko ngo ababyeyi bamwe bamenye ubwenge bagakandagira ayo makuru ameza izo nkuru mbi, bafata icyemezo cyo guhungisha abana babo, ntahandi bari kubahungishiriza, ngo babahungisha kwa Mujawamariya, wa wundi inzu ye itariho ikimenyetso kuko nta mwana yagiraga. Ababyeyi benshi bahungishije abana benshi cyane, abana baguma kwa Mujawamariya. Sinirwa nkubwira uburyo abicanye ndetse n'abanyabiraka ba Sekibi bose bakomeje bagenda bareba ibimenyetso ku mazu y'aho abana bari, rimwe na rimwe bakababura, abana baguma kwa Mujawamariya. Batambuka kwa Mujawamariya kuko nta kimenyetso gihari, bakikomereza. Nuko muri ya nzu ya Mujawamariya harokokera abana benshi cyane, baguma aho ngaho, barererwa aho ngaho, barakura. Bababyeyi nyine bashoboye kugira ubwenge, barokora abana babo babajyanayo. Mujawamariya arabakira n'umugabo we, abana bakomeza kubitaho. Uzi ko igihe cyaje kugera nyuma y'igihe kirekire, muri ba bana barokoye kwa Mujawamariya, abenshi abahanga ba Kiliziya, abandi babinditi z'igihugu, abarimu, habonekamo abihaye Imana, abacuruzi n'abandi bantu benshi bakomeye barokokeye kwa Mujawamariya w'ingumba kubera Imana. Mubyeyi ukuye muri isomo uru buhamya muri iyi nzu ya Mujawamariya. Muri ino si harimo abicanyi benshi, ariko harimo n'abagira neza benshi. Harimo ab'Imana inyuraho igira ngo ikize abandi, harimo n'abo Sekibi nabo nyuraho. Sekibi nyine agira ngo yica abana b'Imana, abibe urwango, intambara n'ibindi byinshi cyane bibi bituruka kwa Sekibi. Buri wese araze guhitamo, ese uri umukozi w'Imana, ese uri igikoresho cy'Imana, uri umuyoboro w'ingabire z'Imana, cyangwa uri umuyoboro w'ubugizi bwa nabi, ibya Sekibi, ubugome bwa Sekibi. Wasanga uri mu kihe gice? Bikadusoreze ku bintu bitatu biza kugukebura, bityo nawe urebe uruhande uherereyemo, niba uri mu bagome cyangwa niba uri mu bagira neza, uri mu Imana ishobora kunyuraho cyangwa uri mu Sekibi yanyuraho. Yibaze nanjye nibaze. Icya mbere twazirikana ni misiyo y'Imana, ubutumwa bw'Imana. Ese urabufite?
ninze kuvuga ko waba ufite n'ubwa sekibi nabwo buriho. Buri wese afite ubutumwa Imana yamuhaye. Ngabo umuja wa Mariya, mutoni w'Imana, umuja w'Imana, abagaragu b'Imana, mbese nk'ababikira Mariya ati dore ndi umuja w'Imana. Ibyo uvuze byose bingirirweho. Niteguye kwakira umwana, niteguye gukora ubutumwa bw'Imana, niteguye kubabara kugira ngo Imana inkoreshe ikiza abantu. Ancilla Domini, Servus Dei, abagaragu b'Imana, abaja b'Imana, turabasuhuje aho muri. Mukomeze mureke Nyagasani atambuke iwanyu abakoresha ugushaka kwe. Icya kabiri twazirikana ni interuro igira iti ngo iyo Imana imaze gukurema ihitirema n'isahani yawe. Rero haragowe abubika iyo sahani yawe, babagira nabi, babagome, bagashoza ntambara, bica abandi. Wa mugambi wa sekibi, nyamara Imana yo yaratangiye kurema, iba yarangije kurema isahani yawe uko uzabaho. Yeremiya umutwe wa 1 umurongo wa 4, narakuremera muri nyoko nari kuzi. Nawe rero uje kuzirikana abantu bose wagiye ubikira imbehe, abandi wagiye ugambanira, wica, ugirira nabi, ukabagashoza ntambara, kandi Nyagasani icyo yagutoreye ari ukugira ngo ukize abandi. Ya sahani y'abandi ukayubika, ukababuza umugati, ukababuza gukora. Uwo mwana wishe, uwugiriye nabi, uzi uko yari kuzamera. None utambaye umugambi w'Imana, none ugize nabi, abagira nabi, abagome mu ntakonje bagira. Nyagasani nta na rimwe yigeze gutorera kwica kugira nabi, ahubwo icyo gutoreye no gukira ndetse no gukiza abandi. Icya gatatu anacyo gisoza ni imvugo mu Faransa igira iti de quelque chose malheur est bon. Ngo nyamara no mu byago, mu bitotezo, mu bibazo, ntugakuremo gusuma uruho n'imvune, ahubwo ujye ukuramo ukuboko kw'Imana. Wasanga Nyagasani yashatse kunyura aho ngaho kugira ngo gukize. Wasanga wowe wifuzaga urubyaro rugaragarira amaso, ariko Nyagasani akaza kubona ko hari ubundi butumwa yakugeneye kuzarokora abantu benshi, agakunyuza hariya muri bya byago, ndetse ukibwira ko Nyagasani ari kukugendaho, ari kugusebya, ari kugukoza isoni. Nta na rimwe Nyagasani ashobora kudukoza isoni, kuko buri gihe ashobora no kugutorera ikintu gikomeye cyane kurenzaho icyo wifuzaga. Kureka rero tukababaja b'Imana, Nyagasani akadukoresha icyo ashaka, kuko buri gihe afite umugambi mwiza kuri twebwe wo gucungura isi. Bya bintu by'uko Imana yandikiwe igororotse ku mirongo igoramye, ugahora wibaza utako Nyagasani ko agendaho, iki Nyagasani atakimpa. Nyamara umugambi w'Imana ndakuka, umugambi w'Imana nuko ducunga n'utugera neza. Gusa twowe igitugora ni ukwakira imvune, imibabaro, agahinda, ibyago tunyuramo. Ni nabyo mwene Sirake atubwira mu mutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 6, mwana wanjye kwihanganira ibigeragezo kuko bigenda bidusukura. Ngo kuko akenshi uzasanga abantu bakinze, ariko igihe kizagera Imana igagukingurira, igakwereka inzira nziza. Icyo dusabwa uno munsi ni ukureka Imana igatwigarurira, tukabikoresho by'Imana, tukaba imiyoboro y'inema z'Imana, kuko Nyagasani ashaka kugukoresha agakunyuraho agira ngo akize abandi. Icyo wakwirinda rero ni ukurekana sekibi nayo ntizagukoreshe igira ngo yice abandi, igira ngo irindagize abana b'Imana. Tureke Nyagasani dukoreshe, nibwo tuzakora neza, dukore igishimisha Imana, gukiza abandi buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Umukoladisirasi wa Diyosezi ya Cyangugu.